Ngenda cyari isugi ikeba. Ikeba? Yego. Ubwo gukeba no kuvuga iki? Niyo mpamvu batamusoma. Ladies and gentlemen, tugiye kuzenguruka abahungu bose bari hano dushaka umuhungu uri bwemere gusoma divine. Iminwa ye ngirumye ngo arashaka kwitoha. Itomusoma ku buryo itoha. Afite ikibazo gikomeye cyane, watanga ubufasha. Rogino, wamusoma kugira ngo iminwa yiwe Divine ashaka umusore wamusoma kugira ngo iminwa yiwe ubundi aziyuje kiba kiri hagati y'amaguru. Yego cyumva ko cyakambara ubusa. Cyakambara ubusa kuko kitajya cyambara cya. Dope D. Ladies and gentlemen, I'm with best ladies in town. Best dancer. Best dancer and ladies by the way. Divine Owa. By the way, we ladies mbere yo kuba dancer. I'm ready but I'm a girl before to be ready. Yeah, you are a girl. Before to be ready. Yeah, ndacyari umukobwa. Ntabwo ndatubusuki. Ready ijambo riguhagarariye hano. Oya ntabwo ndatubusuki. Ntabwo uratubusuki. Acyara agasuki. Imana ishimwe. Uzabuta ryari? Niko se we. Uzatubusuki. Uzabuta muri 2045. Nyogoko. Zaga ngo nyogoko wataye ubusugi. Oya uzanyita mukuru wawe mpana. Oya zatuvuga ngo nyogoko wataye ubusugi. Abuze iyo myaka yo. Ufite imyaka ingahe? Mfite 2. Uzaba ufite 26. Oya nzafite 12. Na 40 na kangahe? Na 5. Na 6 turi kwavuze mbere. Oya ni na 5. Na 5. Nibwo uzatubusugi. Ufite imyaka ingahe? Umuntu ufite 2. Imyaka 2. Uzaba ufite imyaka ingahe muri icyo gihe? 12. Uzatubangwa kana gato ko ataye ubusugi ku myaka 12. Yego nyine nzaba narananiye n'icyo gihe. Ese Divine mbere yuko witwa Divine umbaga wakwitwa nde? Umbaga natwita Uwa. Uwa. None amuze ngo natwite. Umbaga natwitwa Uwa. Umbaga watwita Uwa. Akavuka ryari? 2045. Uzaba mutwise imyaka ingahe? 10. Imibare ndumva ikiri hejuru. Ndacyari isugi. Imibare yawe iracyari hejuru. Ngenda cyari isugi ikeba. Ikeba? Yego. Ubwo gukeba no kuvuga iki? Nuko bukiri isugi ritaranasomwa n'umuhungu n'umwe. Iminwa ntago bayisoma? Wapi? Umuntu yacitse. Oya ahubwo ihora yumye kubera kudasomwa. Ihora yumye se rero? Wabuze umuhungu gusoma se? Ntago namubuze abahungu bahari baragose. Reka tugushakire umuhungu wagusoma hano. Ntago mushaka. Oya, turebe wabishobora. Ntago wabyemera basi. Kwari ukuntu mbizi cyane. Ko wamubuze, reka dushake wabyemera. Kandi nawe wansoma. Reka tuzenguruke abahungu bari hano bose. Murakenye. Birananiye. Niyo mpamvu batamusoma. Bayitoze gatoya. Niyo mpamvu batamusoma. Niyo mpamvu mutarya umuceri n'inkoko murakennye. Oya reta kankubwire. Niyo mpamvu. Umva ladies and gentlemen, tugiye kuzenguruka abahungu bose bari hano dushaka umuhungu uri bwemere gusoma Divine. Ntago ari umusomi ariko turamubaza nimba yabyemera. So muraza kureba reaction zose ziza kubaho. Reka tugende twere kuri bano bahungu bari hano. Tugende hano. Yo papa mukuru bimeze bite? Bimeze bite mara bimeze bite? Bimeze neza se? Ye muzaniye umukobwa mwiza cyane witwa Divine. Uramuzi se? Divine yarashaka umuntu wamusoma. Uramusoma? Hehe kumunwa. Iminwa ye yumye arashaka kwibadura. Irashaka Jojo. Oya ubwo ufite ikibazo. Uyu nguyu biramunaniye. Reka turebe. Gwirano Sararo bar. Aha. Divine ashaka umusore wamusoma kugira ngo iminwa yiwe ikuminwa neza. Name neza nari. Muhereze. Come on. Gwira turebe. So, reka turebe kwa Ben. Yo Ben, what's up? Ben umeze neza? Ntago umeze neza. Ben kugize ubwoba man. Okay, ntacyo. Reka turebe uyu muhungu uri kumwe n'umukobwa bite se? Umeze neza. Gwirano. So, ndi kumwe n'umukobwa mwiza. So umuzi se? Uramuzi? Aha reba ukuntu iminwa yiwe imeze. Barashaka kumusomera iya minwa ikaba. Jojo ataza ku. Twagiye. Yo, dada afite ubukwe vuba. Okay, twagiye. Waduha ubufasha se?
wadufasha Ubufasha? wafasha umuntu wese ufite ikibazo? Oya. Kubera iki? Ari njyaho ugifite. Ariho ugifite? Imfura yawe. Yaterwa n'ikibazo ufite. Afite ikibazo. Iminwa ye ngirumye ngo arashaka kwitoha. Itoha musoma ku buryo itoha. Dwara hari toilette, hari bathroom mu mazi. Reka turebe twaje. Prome bitese. Umeze neza? Byatari. Cyane. Ndi kumwe na Divine. Divine afite ikibazo cy'iminwa yumye. Arashaka iminwa yiwe itoha. Wamufasha kumusoma gato? Oya mfite akarabero ahubwo nagerageze. Urakoze. Niko se we. Urakoze. Okay. Rabero y'abandi. Reka tuwe buri kantu. Tujyana ku bakobwa. Abakobwa? Sabiya twageze kuri sabi. Bimeze bite papa? Indupfu. Bimeze neza? Indupfu. Nari nkose impanuka. Afite ikibazo gikomeye cyane. Watanga ubufasha? Bujanye. Ubufasha dushaka. Urabona umukobwa ukuntu ameze. Ni mwiza ntabwo ari mwiza? Uyu. Arakubwira. Urabibona gute? Arakubwira. Urabibona gute? Wowe kubibona. Kubibona. Uko wowe ubibona? Ntabwo ari njye wowe. Nabisobanura mu ngingo. Aha, nta kibazo bisobanura. 909. Duhe eshatu. Ingingo eshatu. Yaba ari mwiza, yaba atari mwiza. Neshatu gusa. Tugeze kuri baba ari mwiza yaba atari mwiza tugeze. Okay, tumaze kugerageza abahungu benshi, twashyizemo n'umukobwa umwe. Reka tugerageze abandi bakobwa nka babiri. Okay, twagiye kuri bano bakobwa beza bari hano. Hello ladies. Hi, mumeze neza? Tumeze neza. Nawe umeze neza? Yes. Nawe umeze neza? Witwa nde? Thinga. Wewe witwa nde? Jamila. Wewe witwa nde? Intensive. Okay. I'm with the beautiful lady. Afite ikibazo kimwe cyonyine. Mwumva ikinyarwanda? Yes. Aha. Afite ikibazo kimwe cyonyine. Afite ikibazo cy'uko iminwa ye yumye. Arashaka umuntu wamusoma kugira ngo yore. Who can do this? Who can do it? Arashaka umuntu wamusoma iminwa ye ikaba Ninde ufite rabero nyinshi? Is this one? This one. No, muhite mumwe. Can you kiss her kugira ngo iminwa ye imeze neza? Oya, ngwino, niwe bahisemo ngwino. Wamusoma kugira ngo iminwa yiwe No, mufashe, n'ubufasha, she's serious. Oh no, arashaka gukoresha iminwa ye kugira ngo wait, reka kuma. Oya, wikoresha rabiro, just ashaka umuntu umusoma kugira ngo bigende gute. Can you please do it? I can't. You can't? Okay, dusigaranye abantu babiri. Arabyanza. Who else can do it? Oh, so. Niwe mushinwa tuziranye. Dore nguyu mwana. Dore nguyu sheri wanje. Buri kantu buri none se. Mpamvu kidakina ingoma yacu. Buri none se. Ni fresh man. Buri none se. Ni fresh man. Mumeze fresh. Oye bana turasa bya kare. Ajyamo hagati. Egera hano hino gutya ajyamo hagati. Ariko uyu mwana murabizi ko ari umushinwa se? Basubiza mu gishinwa. Niho. Umunyarwanda wa mbere wariye ku gikeri. Basubiza gute? Niho. Niho bavuga ngo iki? Subiza. Umunyarwanda wa mbere wariye ku gikeri sha. Akaze wamugane tubwire. Mu Bushinwa ibikeri biba biryoshye cyangwa cyane. Birahabaza kimeze gute? Kandi kirahenze. Rero mu kibona kigendesha hari. Igikeri kigira agasanda mu boye. Rwanda dufite imari. Igikeri kigira agasanda boye.
oya nakabamo nakabamo ese igikeri n'ubuhe bwoko bw'inyama bwoko gute ni inyama y'umweru bayita frog ni inyama y'umweru ni inyama yo mu mazi imitubu ni seafood ubwo ni igikeri n'umutubu ni seafood nzite inyama y'umweru mwajya vango hari red ni nk'amafi nk'inkoko igikeri nta ngaruka cyatera mu kukirya cyane niyo mpamvu ari byo biriya wavuye uriye nk'ibikeri bingahe ntabwo twabibara oya hari ibikeri byinshi cyane uri igiceri bya nyabyo oya garuka hano naza tubwire oya wari ibikeri byinshi bya cyane urumva narariye ibyo gusa warariye ngambwira nk'ibiryo byakuryoheye mu bushe birate buri kantu buri ngubu sha nakunze lobster ni ibiki cyane niyo maso kimeze nk'inyenyeri gize kimeze nk'inyenyeri mara kimeze nk'inyenyeri gifite amapensi aho nkunda na shrimp ziba ari duto tumeze ukuntu nyine abari dukinyine natwe ni seafood okay natwe seafood ibindi nakunze byaho ni nta ngurube se bagira akabenzi kararyoha nakabarya cyane nako mu Rwanda oya ntabwo byamera kimwe kuko taste ziba zitandukanye kubera ibirungo ibirungo byabo ntabwo ari nk'ibyo n'izuba ryinshi ngo n'ubukonje bwinshi niyo mpamvu nabaye igikarashi none se buri kantu ubuhe buri nguni n'ubu uyu ni buri kantu uyu ni buri nguni ari sure bahamagare turebe oya bahamagare ni muri seri niba ari byo barakwitaho buri kantu buri nguni oui saison yenda bazi urumva sheri wajyanye ntabwo na urumva byashoboka urumva ari iki cyatumye buri nguni yita buri nguni oya ntabyo uzi ndabizi ibi tuzabiganiraho n'indi topic igihe yabisobanuye yarabisobanuye turabizi yarabivuze inshuro nyinshi yavuze ko agomba gushakira muri buri nguni yose yego agashakira kubera ko yabona amazi sasa garuka sasa mugaruye sasa garuka ushyiramo sasa mugaruye sasa ngwino sasa ngwino garuka garuka ese buri nguni yabuze amazi bita ngo basurutare nagaswe buri nguni surutare ibyo bita umuntu nyine ngo udafite amazi umuntu udafite amazi bamwita ngo basurutare umuntu agira amazi umuntu agira amazi ati ese umuntu amazi agira wenda umuntu ashaka biology wari umuntu ashaka kunywa amazi wize biology yego umuntu agira amazi yakangaye mu 80%. 80% ubwo amaraso agasigara ubwo nayo n'amazi ari mu mazi none se nyuma y'ayo mazi urumva amaraso ushaka n'andi mazi nani gushaka ayo mazi 80% nkayabura buri kantu na buri nguni mwirinde mabaga mushyiremo distance hari ikintu nshaka kubabaza umuntu ugitsinda ndamuha ibihumbi 10 ibihumbi 10k wakubwira ikiri kintu wamemba itonde nindire gufata ni wowe gabanya kafu ngiye kubabaza ikibazo ni ikihe kintu gitoha iyo hagize ikintu nyine nk'akatsi cyangwa agasimba kagikozeho gihita kizana amazi gihita gitoha ikintu gihita gitoha iyo gitoha nyine ni urugero nk'agasimba nyine ni urugero agasimba kaba kumye ni ikihe kintu agasimba cyangwa icyatsi kajyaho cyangwa ikintu cyajya ahantu cyumye kigasohoka gitose ni ikihe kintu oya ninde usubiza mbere no uko babwire ikibazo cyanyu murakennye okay ninde usubiza mbere ongera usubiremo kanyuma ni ikihe kintu kiba cyumye cyagira nk'akantu gato cyangwa akantu gato kagikoraho kigahita gitoha noneho icyo kintu kigakozeho nacyo kigasohoka gitose ni ikihe kintu
Unchenche. 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 Okay, wewe wasize ucece twagiye kwa. Kinjira gikonje icyumye kigasoka gitose. Ni isume kabiri. Ladies and gentlemen, abantu nabashe ikibazo bakishe. Ikintu niyo yaba katsi cyangwa igisimba cyakoraho cyari cyumye kigata gito ni ijisho. Ni ijisho. Norese. Impamvu ari ijisho uzarebe nababazaga ngo akatsi cyangwa agasimba ijisho rihora rimeze neza iyo akatsi gakozemo cyangwa ijisho uncece bisaba kugutegura umuntu akagusoma ku matwi ku ijosi rata impamvu navuze ijisho niyo umuntu agukoze ku jisho akatsi gakozemo ruza rw'umutsi iyo ukozemo gutya ijisho ritarizana amazi amarira nibyo ngibyo ahubwo mwebwe mufite deti mayindi ese batoze gatoya ntabwo ucece murakennye ese batoze gatoya ese bucece ni Aikumba kandi ngo yari kumana ngo dufite dati mayindi. Shaki baritoze ikibazo cyacu kuno kimeze. Ikibazo cyakiragira giti. Urumva? Bucece ni iki? Muzagura inkoko. Ikibazo cyaho ucence. Murakennye. Oya. Ariko igisubizo cy'ikintu kiba kiri dry hagira akantu gakoraho kigahita kiba wet ni ijisho. Ese ijisho riba dry riba dry n'ubu riba dry reka nkwereke do gutya ijisho rirumye sore ko bibona iyo umuntu oya ni ijisho ikibazo nababajije igisubizo ni ijisho. Okay, ngaho nkora kuramo marine niki nukeneye sex oya oya ngwino hano. Okay, oya nabaretse ijisho rya siri rimeze neza ngari tunure rikanure gutya oya ritunure ritunure ndikoremo rirahita riba weti ikibazo cyakubara ngwino nkwereke nimumureba si umeze neza uko umeze neza uri dry uri dry oya ijisho riba weti iyo warize oya ntabwo riri weti igisubizo kiba dry iyo warize urumva iyo umuntu agutokoje cyangwa nk'akatsi kakugiyemo amarira uhita uba weti mbere rero wari dry igisubizo cyanjye cyari ijisho rero ngaho kankukore mu jisho urebe ko utarira. Guys, ntimukagire deti mayindi. Ese namwe murya inkoko munywa amata murya inkoko nka DJ Tracy munywa amata munywa yogatsi nanjye nkakubaza ikibazo reka nawe nkubaza ikibazo none se urabona gutyo uhagaze uko nguko umeze biramutse bibaye ngombwa ko umutwe ujya hasi amaguru akajya hejuru niki cyakambara ubusa ni igipipi wapi
ni igipipi igipipi kiba hagati y'amaguru nese kiba hagati y'amaguru kizamutse cyahita kijya uzi ko wabyibagiwe reka mbabwire igipipi cyajya hagati nicyo cyakambara ubu oya umva nkubwire arambajije ngo bihaye ngombwa ko umutwe ujya hasi amaguru akajya hejuru ni iki cyakambara ubusa ni igipipi reka mbasobanurire ukuntu ari igipipi ngaho tera siporo urebe ko atari igipipi kijya hejuru cyumva ko ari igipipi ni igipipi kuko n'ubundi aziyuje kiba kiri hagati y'amaguru cyumva ko cyakambara ubusa cyakambara ubusa kuko kitajya cyambara nta kariso nyamwambara nibyo nashakaga abaja bariko barakaniye baje gutuburira Didimani ndakapa umva ndi inkotanyi sha mwaba mukoze rwose mukankira nko kuri miliyoni telefone aho n'amate cyangwa ni smartphone ni smartphone bwana cyangwa bati kora kumutiko sara ati kora kumutiko sara ruza ati kora kumutiko sara anandika ati kora aka kumutiko sara ruza ndahabona urakirika wakirika tukuyiki ndahakiritse haje liste y'abantu nyine ngo mamagare urakoze andikamo akanyenyeri 182 ntabwo urasoza uracyanuka oh my god kiriya wacu umurongo muhamagarira hose abaja bariko barakaniye baje gutuburira Didimani ndakapa umva ndi inkotanyi sha Dope D. Hello? Hano ni kuri Mokashi tuguhamagaye. Mokashi yibamo wowe? Nyibamo. Ese mubona serivisi tunahereza kuri Mokashi nazo mubona zibanagira nta kibazo? Ziratunogera rwose. Urakoze kuri Mokashi ngo tukwemerera wowe? Kuri Mokashi ngo tukwemerera inguzanyo. Murayitwemerera. Tuguhamagaye amafaranga angahe? 500. 500 bivuze ko bakuzamurira inguzanyo? Bari bayizamuye. Turi kuzamurira. Mwaba mukoze rwose mukankira nko kuri miliyoni. Telefone aho n'amate cyangwa ni smartphone? Ni smartphone. Bwana cyangwa bati kora kumutiko sara ati kora kumutiko sara ruza ati kora kumutiko sara. Anandika ati kora aka kumutiko sara ruza. Ndahabona. Urakirika? Wakirika tukuyiki? Ndahakiritse haje liste y'abantu nyine ngo mamagare. Urakoze andikamo akanyenyeri 182. Yego. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 1. Akanyenyeri 2. Akanyenyeri 3 rwego wemeza. Ongera umbwire byari bivuyemo. Akanyenyeri 182. Akanyenyeri 5. Akanyenyeri 1. Yego. Akanyenyeri 2. Yego. Akanyenyeri 3. Yego. Urwego wemeza. kirimo akanyenyeri 3. Yego urwego nyine wemeza kuri MTN yawe. Nabikoze. Wabyanze tukubwira ngo iki? Wabyanze tukubwira ngo iki? Inguzanyo yanjye narengwa. Yego nakubona hangahe? Ni 557. Yego wadusomera umubare umwe. Noya nabyanditse nyine byandi byose mpita mbibona bahese. Wadusomera kandi bari ko ntarengwa tusomera umubare umwe ni 5.
umubare umwe umeze gute banyere gatanu yego 0 gatanu gatanu karindwi kabiri gatanu yewe urakora bikana kuri kansa message imbere nabikanza akanyenyeri 182 yego akanyenyeri karindwi yego akanyenyeri 0 yego akanyenyeri 9 yego akanyenyeri kabiri yego akanyenyeri ya pini ya mokashi yagiye kuzamura inguzanyo ya pini ya mokashi yagiye kuzamura inguzanyo wata pini yawe ikiraho pini yanjye yego nayishyizeho nyuma pini kira akanyenyeri nagashyizeho nyuma y'ibanga hora kira akanyenyeri ngashyizeho nako andika amazera 5 amazera 5 yego andika nabwo akanyenyeri yego nayashyizeho cyana bwo amazera 5 rwego wemeze cyo nanone amazera 5 rwego nemeza yego nabikoze wabyeneje ubwiye ngo iki komana nazi ukuntu bambwiye wabudusomera abona biri mu cyongereza ndabona bishe mu cyongereza bije mu cyongereza message ya message bivuga gute ndiki ya message yaneye ndabona ntago nzi gusoma icyongereza harabanze nyine hari ibintu by'ibibare simbizi ndabona ntabizi ngo barakoze cyane kora ndi message ivemo nayikuyemo mvuga ngo kugira kano kanya kuri konti yawe nyirizina mbere ko tujye kwa kuzamura inguzanyo kubite nuko hari abantu bakoresha amasomo kadatara yabo kugira ngo kuri nyirizina ari muri telefone cyangwa kuri kuvugana yaba rusanga kuri konti yawe barisobanukiwe balance rusanga kuri konti yawe barisobanukiwe balance nari mfite kuri konti yanjye yego ndayizi kuri konti yawe rusanga ufite amafaranga yabangaye kuri konti ya mokashi cyangwa ya mobile money ya mobile money nari mfiteho ibihumbi 142 mbo kuri konti ya mokashi ho kuri mokashi ho nari narizigamye ibihumbi 320 n'ubari byaye bimaze kujya ako no muteka mutwe no muteka mutwe umuteka mutwe gute uri umuteka mutwe gute ntabwo umuteka mutwe hoya ntabwo ndi umuteka mutwe no bikaregura kandi telefone yawe mbanza twese yaguze ngiye kugihabwa andikamo akanyenyeri 182 akanyenyeri 9 akanyenyeri 2 cyangwa urwego wemeza urwego nemeza yego ariko mwana igihe mwahereye ibi bintu murumva koko birubuze gukunda yewe nyokora arakubita igishino mu gitima gishishwa kandi igishino cyane kamukuru ko nyokora kutaratuza mu kaburimbo kamwisha amazi amashyira kandi imyanya ntabwo urasoza uracyanuka oh my god kiriya wacu umurongo muhamagariraho se abajama ariko ja barakaniye baje gutuburira Didimani ndakapa umva ndi inkotanyi sha